abantu baguhaye imvumba y'amazi ariko Imana yigiye kuguhira iriba ry'amazi. Topa era sinima. Abantu baguhaye imvumba y'amazi igihe kiguhereza imvumba y'amazi ariko dufite Imana perasidi mini for egra. Dufite Imana yo ntago itanga imvumba ahubwo Imana itanga isoko. Aiwe data we, Imana itanga isoko, ntago Imana itanga igice, ntago Imana itanga ibintu bitageze umuntu ahagiye. Oya, Imana yitanga ibyuzuye. Yo bashaka kuguhanurira muri iki gitondo, ubutabazi bw'Imana burahari mu rugendo, ubutabazi burahari, urugendo uri kugenda, ineza y'Imana muri kumwe. Hari imbaraga zitagaragara zigendana nawe ariko zirema ibigaragara. Izo mbaraga ntizigaragara mu buryo buri fizikali ariko zirema ibintu bigaragara. Izo mbaraga nizugendana nazo zikagukuriraho impanuka utazibonesheje amaso y'umubiri ariko amaso y'umwuka. Mwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Urimbye yaravuze ngo tugire ubwoba niyo tutakimwumva twibaza icyo twakora. Aravuga ngo dushake uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye. Topi era sawinima efo edrai. Turashimira amaboko y'Imana. Inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nimugira amahoro. Amakuru y'iminsi mumeze muti? Twabazaniye umukozi w'Imana w'umunyamavuta ufite ijambo ry'ubuhanuzi, ufite ubutumwa bwiza, bamwita Isaac. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Meze mute muri Kristo Yesu? Ndakomeye papa. Haleluya. Amen nanyo. Turakubona rwose noneho mu mavuta menshi cyane. Mavuta menshi. Reka rero tukwakire usuhuza abakurikirana Gahunda Studio TV. Unabibwire hanyuma ukomeze n'umurongo ukurimo. Ni karibu. Yego murakoze cyane, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nk'ibisanzwe. Nimfashwa nayo Isaac, intumwa y'Imana. Ndacyari ingaraga itigaragura mu byaha, ndacyari nk'amatika amatiye ubugingo, abapagani bakamatiye ikimwaro. Amen. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, kubw'umuteguro n'umurariko byawe byiza. Dushimiye amaboko yawe atajya ashira imbaraga, uburyo wabanye natwe ukaturinda. Uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe, nyemerera ntaba ari njye ahubwo mpinduke mikoro yawe, urangurure ubwira ubwoko bwawe icyo ushaka. Nyemerera ibyo ushima n'ibyo ushaka aba byo biba. Urwanya ibyaturwanya, guhiga ibyaduhigaga, uburizemo inama zose z'incakura mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Tuneshejwe n'Imana mu mitima. Sabiye umuntu wese udukurikiye ngo Imana imuhe umugisha, Imana kandi yongere imwambike imbaraga, Imana yongere imwambike icyubahiro cy'Imana kigaragare mu bwoko bwayo, kandi inyenyeri zabo zake mu izina rya Yesu. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri by'uko Imana izatugirira neza. Ibimenyetso byo birahari, Hanyuma uri inyuma ya kamera ndagira ngo aze kuba hafi ahita ndebera ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, riboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21. Adusomere umurongo waho wa 19 ageze ku murongo wa 20. Imana ikomeze imuhe umugisha mwinshi cyane. 20 na kangahe? 21. Itangirira ibice 21, umurongo wa 19 n'uwa 20, hanyuma Imana iguhe umugisha. 21, 19. Amen. Umurongo wa kangahe? Wa 19 n'uwa 21. Itangirira ibice 21, umurongo wa 19 n'uwa 21. Aiwe Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Imana imuhumura amaso abona iriba. Imana imuhumura amaso abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba. Ayaramiza umuhungu we. Ayaramiza umuhungu we.
nuko imana ibana n'uwo muhungu arakura atura nuko imana ibana n'uwo muhungu arakura atura mu butayu aba umurashi nsubiriramo rimwe kandi Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko imana imuhumura amaso arangije abona iriba aragenda arivomaho amazi yuzuye ya mvumba aragenda yaramiza umuhungu we ngo nuko imana ibana n'uwo mwana hanyuma imaze kubana n'uwo mwana uwo mwana ngatura mu butayu amaze gutura mu butayu aba umurashi niko Bibiliya ivuze. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane. Ntago njya kure muri byinshi kuko imana yo irihagije. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Turashimira data wa twese mwiza, turashimira amaboko y'Imana atajya ashira imbaraga, turashimira urukundo rw'Imana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Nta hantu na hamwe byavuye, ntibyavuye ku mafaranga, ntibyavuye ku mashuri menshi, ntibyavuye ku zindi mbaraga zindi. Ubuntu bw'Imana, ubuntu melasinima efodra, ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwabashije kudukuraho imigozi. Hari ibintu bitatu ngira ngo ntangarize abantu. Icya mbere, twakijijwe kubw'ubuntu. Icya kabiri, agakiza gatangwa na Yesu. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere nshaka kukubwira nuko twakijijwe kubw'ubuntu. Ntabwo twakijijwe kubw'amafaranga, ntabwo twakijijwe kubw'amashuri, ntabwo twakijijwe kubw'uburanga bwiza, ntabwo twakijijwe kubera ko duvuka ahantu hakomeye, ntabwo twakijijwe kubera twakijijwe ubuntu bw'Imana butangaje. Dukizwa kubw'ubuntu bw'Imana. Imana umuririmbyi yavuze ngo iki? Rutse kuvuga ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo rwinshi, aranyomora arananyiza, yishura imyenda yose nari mfite. Ndashaka gutangariza umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, ikibazo si wowe, ikibazo si njyewe. Hari ikintu kimwe kiri kubura ku buzima bwawe ukabona ubutabazi bw'Imana. Hari ikintu kimwe kiri kubura ku buzima bwawe ukabona igisubizo cy'ikibazo ufite. Melasinima efodra. Hari ikintu kimwe uri kubura. Ushobora gusenga nibyo, ushobora guhanura nibyo, ushobora kuririmba, ushobora kugira gute, ariko hari ikintu kimwe, password ni imwe nshaka kugutangariza muri iki gitondo. Ikintu ni kimwe. Bibiliya ivuze iki? Turashaka kureba tukamenya uyu ninde wabaye mu butayu. Dushaka kureba tukamenya ninde wavomye amazi yuzuza imvumba. Ndagira ngo nguhanurire mu izina rya Yesu, abantu baguhaye imvumba y'amazi ariko Imana yigiye kuguhira iriba ry'amazi. Topa ela sinima. Abantu baguhaye imvumba y'amazi igihe kiguhereza imvumba y'amazi, ariko dufite Imana pelasidi mini for egra. Dufite Imana yo ntago itanga imvumba, ahubwo Imana itanga isoko. Aiwe data we, Imana itanga isoko, ntago Imana itanga igice, ntago Imana itanga ibintu bitageze umuntu ahagiye. Oya, Imana yitanga ibyuzuye. Yo mpamvu nshaka kuguhanurira muri iki gitondo, ubutabazi bw'Imana burahari mu rugendo. Ubutabazi burahari, urugendo uri kugenda, ineza y'Imana muri kumwe. Hari imbaraga zitagaragara zigendana nawe ariko zirema ibigaragara. Izo mbaraga ntizigaragara mu buryo buri fizikali ariko zirema ibintu bigaragara. Izo mbaraga nizugendana nazo zikagukuriraho impanuka utazibonesheje amaso y'umubiri ariko amaso y'umwuka. Mwuka wera akora imirimo ikomeye.
niwe wemeza abantu. Murimbyi yaravuze ngo tugire ubwoba niyo tutakimwumva twibaza icyo twakora. Aravuga ngo dushake uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye. Topi ela sawinima efo edrayi. Turashimira amaboko y'Imana, turashimira gukora kw'Imana. Bibiliya ikintu ishatse kuvuga, hanyuma ngo iki ni igihe umuntu witwa Hagayi yirukanwaga n'urugo rwa Aburahamu. Aburahamu aramwirukana, inama iricara irakorwa kuri Aburahamu na Sara, banzura ko bagomba kwirukana uwitwa Hagayi, bakamwirukanana n'umwana yari ahetse. Bamuhereza ikintu cyitwa imvumba y'amazi. Imvumba y'amazi ni kuno umuntu aguha impamvu ugiye mu rugendo. Hanyuma ariko iyo mvumba y'amazi bari bamuhaye ntago yanganaga n'urugendo agiye gukora. Yego, birashoboka ko imvumba y'amazi wari ufite itangana n'urugendo ufite, ariko dufite Imana aho unaniriwe niyo igiye gutangirira. Dakilema efori ya shaema. Dufite Imana aho unaniriwe niho Imana igiye gukora. Aho ubona ko byanze niho Imana igiye guhera. Aho ubona ko ubushobozi burangiye niho Imana igiye gutangirira. Dufite Imana y'inyamaboko, iyo dusenze ibasha kutwumva. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Hagayi akora urugendo, arukorana n'umwana we Isimayeli. Ngo bageze mu nzira, imvumba y'amazi bari bamuhaye irashira. Mama, iby'abantu baguhaye zararangiye, utegereje ibya Yesu. Ibyo tonto yaguha, umunani wo kwa data no kwa mama urarangira, ariko ibyo Kristo yaguha ntabwo bijya birangira. Niyo mpamvu Yesu ari kwiriba ahura n'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo ko mfite inyota wamakuba. Undi arabwira ngo kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi nshobora kuguha amazi gute? Undi arabwira ngo iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi wari nawe uba umusabye akaguha ku mazi y'ubugingo, wayanywaho ntiwongere kugira inyota ukundi. Ndagira ngo ngutangarize ngo nubwo wafukura iriba, igihe kijya kigera rikakama. Hari amariba abantu bagiye bafukura ageze aho harakama. Hari ahantu twagiye tuvukira hari amasoko, ayo masoko bigeze harakama. Ariko iriba rya Yesu Kristo iryo riba ritajya rikama. Rivuze ngo abantu baguhaye imvumba y'amazi, ariko Imana itanga iriba ry'amazi, itanga isoko itagikama. Elasidima efo takostifo enema. Hanyuma ngo uyu muntu witwaga imvumba abantu bari bamuhaye irashira, imvumba y'amazi irashira. Ngo yitegereje umwana, abona umwana agiye kwicwa n'inzara n'inyota. Ngo yigira inama, mutagira ngo abantu bavuka babyara abana bakabajugunya, abandi bagakuramo amada, abandi nagakora agashakaje. None ni ibintu byahozeho n'abakera batubanjirije bakoraga. Ngo uyu muntu witwa Hagayi ubuzima bw'ubucana yigira inama, aravuga ngaho kugira ngo umwana wanjye amfire mu maso apfa ndeba, ngo ngiye kumujugunya nigendere. Amutaho mw'iryo shyamba aragenda. Amajije kugenda ngo uyu mwana ararira, amajije kurira amarira yarazamuka, arenga inyenyeri, arenga ukwezi, arenga izuba. Topi ela sinima. Baba we ngaya marira aratumbagira kuma, ngamajije kugera kuma. Imana yumva kurira, Imana igiye yumva kurira kwa uyu munsi wa none. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana ireba umubabaro wawe, Imana ireba agahinda kawe, Imana yumva ijwi ryawe uko usenga, Imana yite ku gusenga kwawe. Ngo niyihe intege abananiwe, kandi Imana ibasha kumva, ibasha gukora ibiruta ibyo dutekereza. Imana yumva amarira y'uwo mwana, ngo yohereza marayika wayo, ngahamagara Hagayi, aramubaza ngo yewe Hagayi we ubaye ute? Mubyeyi ubaye ute? Papa ubaye ute? Niki gitumye wiheba? Niki gitumye wiganyira? Bibiliya ivuze ngo iki muri Yobu? Iravuze ngo mbese ibihumuriza by'Uwiteka bigubereye bike? Ntibiguhagije n'amagambo y'ubugwaneza Imana yakubwiye? N'ibintu byose Imana yavuganye nawe, none Satani aguhagaze hejuru akwereka ko byacitse. Mubwire ko Yesu abidoda.
iby'Imana yakoze nibyo byari bikomeye, n'ibisigaye Imana izabikora. Reka ngutangarize ngo inkoni ikubita ibibazo uyica mu ishyamba ry'iby'Imana yakoze. Ukeneye gusubiza amaso inyuma urebe mu by'Imana yakoze, ukuremo inkoni ukubite dayimoni, umubwire ngo Satani we n'ubwashije Imana yarahabaye. Wanyuma marayika w'ihamana ahamagara Hagayi aramubwira ngo bayitwe Hagayi, ngo genda usubireyo uterura umwana wawe. Ngo Hagayi asubira aho yataye umwana, ngakigerayo sasa aho nababwiye hari Paskwali. Imana ihita imuhumura amaso. Uzi ko akazi usengera mugendana waradepoje inshuro nyinshi nta mpamvu ntabwo ubona akazi. Imana igumure ku maso kuko nicyo kibazo gihari. Imana nimara kugumura amaso urabasha kubona bimwe mu byo wasengeraga. Akazi wasengeraga urakabona, umugabo wasengeraga uramubona, umugore wasengeraga uramubona, mbese visa wasengeraga urayibona. Ariko Imana ibanze igumura amaso mu izina rya Yesu. Badwire ngo tubeshejweho no kwizera Yesu gusa, naho ubwenge bw'umwana w'umuntu hari igihe butokorwa. Imana igumura amaso, nicyo cyari kinzanye kukubwira. Nimara kuguhumura amaso hari ibintu uri bubashe kubona. Reka ngo usengere Imana. Topi ela salima ifo edra. Mana mu izina rya Yesu urihagije, urihagije. Udi winima efo ela isi ena. Urihagije. Amaboko yawe ntashira imbaraga. Topa ya sidima efa. Uri umwami utajya kugenza, uri umwami utajya utererana abantu, uri Imana idukunda byahebuje, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Urihagije, uriho kandi uzahoraho. Icyubahiro ni cyawe iteka, ubwami buzahora ku bitugu byawe, izina ryawe rizahora hejuru gusa. Nta mana ibaho nta nizahoraho izigera ihwana nawe. Ngikore nk'ibyo ukora, komeza kutugwanirira. Nsabiye umugisha ubwoko bwawe bwari budukurikiranye, ndabasengeye kugira ngo uhumure amaso yabo, babashe kubona ibyiza, babone umunezero, babone amahoro. Urakoze Mwana, himbazwa kandi ushyirwe hejuru. Ubuntu n'amahoro utanga bibe kuri mu izina rya Yesu. Amen, amen. Uratubwira nimero, tubwira aderesi aho muteranira. Aderesi yanjye ushobora kunyaruka ukajya kuri Nabonye Umucyo TV. Haleluya. Cyangwa se 078 358 442, cyangwa se ukansanga ko uri ADPR National Kimisagara. Imana ibaho. Hari iyindi cano twabonye mu bwa ijambo ry'Imana. Hari iyindi cano mukorera ivuga butumwa, Nabonye Umucyo TV. Haleluya. Reka rero tugushimire kandi tukusabe ko ubutani twongera gutumira Gahunda Studio TV tutazakubura. Amen, amen, amen. Kandi aya mavuta yagumemo mu gihe kigoranye, aho abantu bari kuvanga ibintu by'Imana, ariko we turagusabye kandi turagusabiye kugira ngo uyagumemo mu izina rya Yesu. Amen, amen.